Yesu taborokwa wigenza avuga rimwe byose biremera none igikombe cyanjye kirasesekaye. Ibindi ni ugukomereza German. Turakomereza German. Yesu arakora iyo atuye inyuma y'ibihe aruta itangiriro nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho Yesu arakora. Kandi nyine ubwo ni ukuvuga ngo Yesu arakora ni German. Ako gace niko tubaye. Bon voyage, paix et chance. Murakoze cyane Imana ibamugisha. Turabakumbura ko ntituzate. Yego. twagiye tubifatanya n'uyu muteguro wo muri BK Arena kugira ngo umuntu kuri abantu bakabafasha, ariko bino bitaramo byari bitaramo byegeranye. Uyu mwanya rero ubwo turi aha ngaha nyine nk'uko mubireba, twerekeje muri Ero aho dufite ibitaramo bigera kuri 4. Igitaramo cya mbere tuzagikorera German muri iyi weekend tariki 18 hanyuma igitaramo cya kabiri tuzagikorera Norway ubwo no muri weekend ikurikiyeho kuri 25 na 26. Hanyuma kuri 2 no kuri 3 tuzaba turi muri Sweden. Hanyuma bwa nyuma finale tuzasoreza Belgium. Ubwo ni ku itariki 9 no ku 10 tuzaba turimo twitegura. Nuko nguko niko gahunda iteye y'ibitaramo, kandi wa muriro dukuye muri BK Arena turawutwaye abantu bari hariya mu twitegure cyane
twaje ubu turi kuri airport. So ari ibitaramo numvisemo Norvège ni ibitaramo bibiri, tuzakora igitaramo kimwe hanyuma ahandi ni muri church, ahandi ni muri church tuzateranira. hanyuma muri Belgique naho naho ni bibiri, igitaramo kimwe hanyuma Sunday tugateranira muri church. So ubwo murajya kugera twabonye n'izindi informations ziri extra ku gitaramo igitaramo cya mbere ni mu gihugu cy'Ubudage yitwa Hanover. Ndakora ibitaramo by'abanyarwanda cyane, hari muri Sweden, hari muri Norvège, hari no muri Belgique. Mwumvishe uko biteguye, ibirenze ibyo murareba kuri Ben and Chance official kuri Instagram, n'ubundi haba hariho gahunda zabo, nibagera no muri airport mu Bubiligi byose turakomeza kugenda tubibona. Mu ndirimbo mujyanye rero niyo mufite amatsiko byinira abantu kubaririmbira. Uyu ni ukuvuga ngo tuzahera ku tuzabanje tugeze ku z'uyu munsi. Ubona za buri muririmba nyuma. Twayiririmbye muri raundi ya mbere. Muzayiririmbe mbere mwije. Ntabwo wahura n'abantu guhita usimbuka kuko za buri nta muntu ugomba kwirirwa yitwa. Ntabwo rero wahura n'abantu burya bwa mbere ngo muhite musimbuka. Igikombe cyanjye noneho cyo kije kimaze nabi cyane. Igikombe cyanjye bigomba guseseka. None se mujyanye ijisho ry'umuturanyi cyangwa murarisize? Ntabwo twasize. Wowe wagenda usize ijisho. Ntabwo wasize. Ninde uzadusemurira mu Budage? Turaritwaye, ni ukuvuga ngo tuzadukoresha ururimi rwacu. Tuzakoresha ururimi rwacu, hanyuma nasemura azasemura mu Cyongereza. Azasemura mu Cyongereza ikidage? Oya, twe tuzajya tuvuga ururimi rwacu. Ndirimbira abantu akantu gatoya usezera abantu kugira ngo tubarekure namwe mujye gukora cyane. Mwese abadukurikiye, abari hano mu Rwanda, namwe muri hanze y'u Rwanda, tubashimiye ko mudukurikiye muri aya masaha y'ijoro, igicuku cyangwa mu gitondo cyangwa ku manywa, mwebwe mubana natwe umunsi ku munsi. Turi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali hano i Kanombe, turi kumwe na Ben na Chance nyuma y'igitaramo cy'amateka baduhaye cya Pasika. Twarishimye, twaranezerewe, twarahimbaje Imana, twarabyinnye, turasirimba ku munsi wa Pasika twizihiza izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, cyangwa se Yesu Kristo. Turaririmba zaburi zacu tuzibyinira hariya. Ubu turi ku kibuga mpuzamahanga rero hano i Kanombe, aho bagiye gukora urugendo rwerekeza ku mugabane w'i Burayi muri tuwa bafite mu bihugu bitandukanye, mu bitaramo bizatangirira mu Budage. Ngira ngo baduhaye message ya thank you kubw'igitaramo, ariko ntabwo twabumvise babitwibwirira kugira ngo banatubwire uko ibindi bitaramo biteguye. Ndabizi neza ko Chance ririya joro yashimiye Imana arishima. Ndabizi neza ko Ben ririya joro yarishimye ashimira Imana ko igihe cy'imyiteguro bari bamazemo iminsi, bande bafatanyije nabo kugira ngo uyu munsi baze kubashimira, banatubwira n'ibitaramo bikurikiye. Ben, muraho neza? Nanjye mbabwira congratulations. Thank you so much. Mwaduhaye igitaramo cyiza, abantu baranezerewe. Yego. Imbamutima zanyu rero ni izihe? Mwakoze igitaramo kuzuza BK Arena kuri mwe, ni ubwa mbere byari bibayeho. Ni ibintu bamwe batekerezaga ko bigoye, ariko byarashobotse, byarabaye. Chance, uriyumva gute nyuma ya kiriya gitaramo? Ubandushimira, uriyumva gute? Ndashimira abanyarwanda bose muri rusange, abantu bose baje mu gitaramo ndabashimira cyane kuko ntabwo byoroshye. Umuntu abeshya ngo ntabwo narizi ko bizagenda kuriya, nambeshye. Ntabwo byari byoroshye, ntabwo kuzira sare byoroshye, ariko byarabaye. Ndabishimira Imana cyane mbere na mbere, hama ngashimira abantu bose b'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bitabiriye igitaramo. Hari message ya mbere twakiriye tubwifotora flyer, umunyamakuru mwarandika ngo tugiye kwipima muri arena. Ibyo jambo naje bazaga nko batandana no mana nitadukwirira sare turapfa turashe turapfa. Ariko si kwipima urukweto, twara gushyiramo amasogesi tukarukuruka. Turapfa gatse no abantu bazotuye kwipima none nibitadukwirira none abanyamakuru muri izwi mu meze turabakizwa n'iki. Ariko Imana yo kabyara yo kabaho irahaba, irahamagara imihanda yose yadutabara, abantu baraza muza. Ni ukuri ndashimira Imana, ariko shimira n'abantu bose bitabiriye igitaramo. Kuri Chance yaranezerewe, arashimira abantu bose bitabiriye kiriya gitaramo. Ben, ku munsi w'igitaramo yiteguro nabwo yari gikomeje, haba mu myambarire n'ibindi. Chance aza kuri stage yambaye
niko muri mwabipanze byaragutunze ndumva harimo agace nabonye nari zikuyemo ngeze hagati yakuyemo inkweto urumva nyine umuriro wamanitse byatewe n'iki yabanje kugera kuri site urumva ariko iryo tangazo naritanze itangazo ryo kutambara gusa nuko we twe twararitanze hanyuma nawe risa nkaho ari ibintu uciyeho natanze itangazo kare ndababwira ngo abantu b'abadamu n'abakobwa muri kiriya gitaramo birinde inkweto ndende iryo tangazo nagiye ndivuga nushaka kubera ukaza ushaka kuzambara witwaze uzambara uzitwaze nugeramo imbere mu gitaramo ukuremo ushyiremo izindi ngufi uhimbaza Imana ntiwajye kwitwaza rero nawe nuko byamugendekeye kubera ko yibagiwe kwitwaza kandi rero ahita akuramo yego Ben niki cyanyuze umutima wawe muri iriya joro ry'itariki ya 5 kuri Easter celebration music gathering twari ibyo twabonye twarebeye nyine mu by'amafoto muri video ariko ku mutima Pastor Ben wimvaga mu by'ukuri nanejejwe n'ibintu bigera nko kuri 2 binini icya mbere mu by'ukuri nanejejwe n'abantu batwitabiriye abantu baje mu gitaramo byinshi asari buzura byonyine bituma umunezero iyi cyaje rero kunyica burundu noneho ndabonye noneho birarangiye reba kuvuga ngo ni umunezero wabayemo wanatinye mu by'ukuri tunabona n'abantu bakizwa muri iriya joro twabonye abantu bagera kuri 270 bakirijwe mu by'ukuri icyo cyari icyifuzo cyane kubona ubutumwa tuvuga bushobora gukura abandi bantu mu mwijima ukabazana kuri Yesu uwo niwo munezero wacu icyo cyaranejeje cyane ariko no kureba nyine ukuntu abantu barespondingaga ku ndirimbo twateraga indirimbo abantu bakatwakira tugitangira tukabona rwose harimo umunezero hari n'ubundi buhamya twakiriye ntari buvugira hano ariko bukomeye ni mvuga ngo bukomeye mu byumve mbigize ubwira ariko mu byumve ko ari ubuhamya bukomeye nubwo detaye ariko ushobora kuvuga ati okay sawa ariko ni ubuhamya twakiriye ko ikintu cyabayemo hari kandi narababwiraga ariko njyewe ndimo kumva hazaba ikintu hari ndimo kumva mbere nkabivuga n'abanyamakuru nk'abari nyamara harara no muri press conference narabivuze ngira ngo mvuga ko ndimo kwiyumvamo ko hari ahantu hazaba ikintu kidasanzwe ariko nyine nkurikije ubuhamya nakira hanyuma nkagerekaho abantu bakijwe bangana kuri n'umunezero wari muri kiriya gitaramo ndavuga ni koko iki kintu rero n'ikimana yambaye muri backstage twabonye umuntu witwa Masengo Bishop wanyu umubyeyi wanyu Foursquare yose navuga ngo yose yari yahagurutse ntabwo navuga umwe ku wundi ariko muri backstage umuntu witwa Masengo abonye asengera performance yanyu mbere y'uko mwinjira bahono na Pastor Ben Kabanda arigisha hari ibintu byinshi twagiye tubonesha amaso ariko kwipima BK Arena byatangiye feedback kuri couple yawe muratubwire n'amasenga basengera uko mwumvaga bimeze ni ukuvuga ngo Bishop wacu we yahereye kera adusengera tukimara kumubwira ko turimo gutegura yahereye kera adusengera tugenda tuganira tumubwira uko imyiteguro igeze yakomeje adusengera buriya rero mwabonye yadusengeye byari nyuma ahubwo y'igitaramo yaraje gushimana Imana natwe ku by'Imana yari yakoze kuko yahoze abisengera mbere twese hamwe dusenga noneho uriya mwanya rero yaraje gushima ariko mu by'ukuri gukorera igitaramo mo hariya byatweretse ko mu by'ukuri byose bishoboka byose birashoboka mu ndirimbo zanyu zikunzwe hari abantu baririmbaga bigera kuri zaburi yanjye bibindi buri wese yari afite zaburi ye ni remix z'indirimbo yanyu ariko buri wese abantu bagize emotions abantu barishima abantu bakomera Imana amashyi barasirimba barabyina baranezera chance kuri playlist nihe ndirimbo waririmbye ukagira amarira ashingiye ku byari biri kuri uwo mwanya natekereje ibintu byinshi ariko nareba nyine ku bantu bameze ntekereza ibintu byinshi niba twageze kuri niyo uhindura amateka ngamese biranje rero iyo mfite emotion ndi kuririmba biba byatse nivuga ngo kuririmba bitajyanye burundu ngeraza kuzirwanya nako byatanye no kuza ngigera kuri stage ndazirwanya ndagaragaza gira inde bigeze noneho ndazirwanya ko numvaga n'inzira birabe birangiye ariko ni ibintu byinshi nane so igitaramo cyabaye successful
uburyo burenze uko wenda mwari mubyiteze. BK Arena ni nini kandi ahantu mwari mufite kuririmbira n'abantu byose byagenze neza, niyo mpamvu noneho turi kubishimira Imana. Ben, hakurikiyeho ikintu, ibitaramo mugiyemo bimeze gute, gahunda zibajyanye i Burayi ziteguye gute mushaka?